Namakuru ababaje namakuru atugezeho aka kanya yongeye kumvikana mu karere ka Nyanza. Ibi noneho turabivuga gute? Ibi noneho turabihera hehe? Umugabo wo muri kano karere ka Nyanza yakoze amahano akomeye cyane, twavuga ko yaciye inka amabere. Kuko ibyo yakoze sinzi ukuntu twabivuga, sinzi igihano akwiriye, rwose yakoze amahano kuko twavuga ko ari we muntu ugaragaye akoze ibi bintu. Uyu mugabo yagiye gucyura umugore we kwa sebukwe, agezeyo urabizi kwa sebukwe ni ahantu umuntu wese aba yubaha, ariko uyu mugabo yajya arabasuzugura cyane, afata umuhoro atema umugore wiwe imbere ya sebukwe. Urumva ibyo bintu birababaje cyane, birababaje kuba umugabo wabanaga n'umugore kwa kundi intonganya ziza mu muryango, umugore akahukana, akimara kwahukana umugabo agiye kumucyura yitwaza umuhoro, ubundi amutemera imbere y'ababyeyi. Urumva birababaje cyane. Rero urumva ko uyu mugabo rwose, uyu mugabo akwiye igihano nk'uko bamwe mu baturage bo muri kano karere ka Nyanza nabo bagiye babitangaza. Byinshi rero kuri iyi nkuru tugiye kuza tugaruka tubibabwira, gusa natwe icyo tugusaba nuko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako nugasige na kusti ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka rero twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru. Ese ubu ngubu inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje iki nyuma yuko bari babonye umugabo akoze amahano? Rwose twavuga ko ari amahano bitewe nuko bino bintu abantu rwose bakora amahano, ariko uyu we yakoze ibintu bibabaje cyane. Noneho niyo warwara n'umugore wawe, nuko nabibifurije cyangwa nuko nabibabwiye ngo mugende mu bikore, abo gufata umugore wawe ukamujya kumukubitira imbere ya sebukwe, noneho by'akarusho noneho kanamutema. Urumva twavuga ko yakoze amahano rwose, akwiriwe igihano. Reka rero byinshi muri iyi nkuru turaje tubibabwire. Mwebwe icyo tubasabye ni ugukomeza mwumva iyi nkuru paka igeze ku musozo. Reka nongere mbahe ikaze rero wakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero mu karere ka Nyanza ishano ryacitse umurizo, cyangwa inka yacitse amabere. Reka tubivuga uko, kuko bino bintu ni ubwa mbere bigaragaye, aho umugabo ajya gucyura umugore wiwe akamufata akamukubitira imbere ya sebukwe cyangwa imbere y'ababyeyi b'uwo mugore, ubundi akarusho noneho akanamutema mu mutwe akawumenagura, bikageza naho umugore bimutera igikomere. Ibi rero byabereye mu karere ka Nyanza, niho iriya nkuru y'incamugongo irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bose barimo baragaruka kuri iyi nkuru mbi cyane yumvikanye mu karere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aho i Nyanza n'ubundi niho bita ku gicumbi cy'umuco. Ubundi muri iyi Nyanza abantu bose bazi nyine bahazi ko ari nko ku gicumbi cy'umuco, ahantu haba umuco nyine, ariko none urumva ibihabereye noneho nagahoma munwa. Kuri ubu rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ngo rwataye muri yombi umugabo w'imyaka 39 y'amavuko wagiye kwa sebukwe, bigakekwa ko yasanze y'umugore we w'imyaka 30 aho yari yarahukaniye, ubundi afata umuhoro aramutema. Aya makuru twamenye mu gicuku ahagana saa 9 kuri uyu 24 Ukwakira 2024 mu mudugudu wa Nyamitobo mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Umugabo witwa Sindambiwe Damiye ngo akunzwe ngo cyangwa bamuzi ku kazina bita ngo Mukoboyi. Ni Mukoboyi koko kabisa, ni izina ni ry'umuntu. Reka bajye bayivuga ngo izina ni ry'umuntu, wa mugani w'abanyarwanda.
uyu mugabo rero w'imyaka 39 yagiye kwa sebukwe bikekwa ko yahasanze umugore we witwa Nyirakanani Marie w'imyaka nawe 30 wari warahukaniye kwa sebukwe ubundi aramutema igikanu cyenda gucika bahita bamujyana kwa muganga kugira ngo nyine ataza kuza kubura ubuzima. Abaturage benshi bagize ubwoba, abandi nabo batangira gusenga kugira ngo uyu mugore nabure ubuzima kuko birababaje urumva gutema umuntu igikanu noneho kikenda gucika. Ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye, bamwe bakemeza ko abantu bagifite umutima mubi cyane, ngo abantu mu mitima y'abantu rwose ugiye kureba wasanga benshi basigaye bifitiyemo ubugome cyane. Ati gufata umuntu mwabanaga wakujyaniraga amazi muri dushe ukoga, waguha gakeya ukamufata ukamutema, ati birababaje biteye agahinda. Uyu mugore rero bikekwa ko yatemwe yari amaze icyumweru yahukanye akibana n'umugabo we. Babombi ngo bari batuye mu gace bita Murandaryi mu kagari ka Kabuga, navuga ko ari nk'umudugudu wo muri ako gace. Iyi nkuru rero ikimara kumenyekana yaje inemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habishuti Sidiyo, aho yabwiye itangazamakuru ko tariki ya 23 Ukwakira uyu mwaka uyu mugabo yagiye gucyura ariko umugore we ntiyahita abyumva, maze umugabo Sindambiwe arataha, nyuma aza mu gicuku azanye umuhoro akubita urugi ahita yinjira, ubundi akimugeraho ahita amutema igikanu cyenda gucika. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habishuti Sidiyo mu magambo ye yagize ati yageze mu nzu areba umugore we aramutema igikanu, bigaragara ko yamukomerekeje cyane mu buryo bugamije kwica. Bakaba bari bafitanye amakimbirane ariko kwihanira nago ari umuco mwiza. Uyu mugore ntiyashizemo umwuka, ahise haza imbangukiragutabara imujyana mu bitaro by'akarere ka Nyanza birananirana, bamwohereza mu bitaro by'akarere ka Huye CHUB biherereye n'ubundi muri kano karere. Urumva rero umugore yararembye cyane, ahubwo no gusenga kugira ngo naze kuza gupfira mu bitaro kuko urumva ko yababaye cyane. Urumva kumujyana ku bitaro bikuru by'akarere bikanga bakamujyana mu bindi bitaro, urumva ko yamwangirije cyane, yamukomerekeje cyane. Rero ibyo byose bikimara kuba uyu mugabo yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo muri ako karere. Uyu gitifu Sidiyo kandi yasabye abaturage kwirinda amakimbirane yo mu ngo aho ari, bakahita bihutira kugana ubuyobozi kugira ngo babagire inama ubundi ibibazo bari bafitanye bikemuke ubundi basubire mu buzima busanzwe. Uyu mugabo rero ukomeje kugenda ugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe mu baturage batuye muri kano karere bose bagize ubwoba, batangira kuvuga ati uyu mugabo nawe rwose agomba guhanwa cyangwa agomba gukatirwa urumukwiye, ati kuko gukubita umugore wawe niyo mwana ufitanye amakimbirane nk'uko ubuyobozi buhora bubabwira, no kugenda mukegera ubuyobozi bukabakemurira ibibazo mufitanye ubundi mugasubira mu buzima bwanyu buryoshye nka cyagiye mugiteretana mugihura bwa mbere utugambo mwajyaga mugirana. Reka rero n'iyi nkuru tuyisoreze hano, gusa niba ari ubwa mbere dusuye ndabinginze ni murebe munsi y'inkuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako nimugasige nako muhite mugakandaho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Ikindi rwose mbasabye nimugenda mudatanze igitekerezo cyanyu, haba ari igishimi ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazabahinduriramo. Kandi noneho n'iyi nkuru muyitangeho ibitekerezo, ese uyu mugabo mwebwe murabona akwiriye iki? Gukubita umugore wawe n'ubundi ibyo urabona bidasusuguritse? Ese mufitanye ikibazo mwakwegera inzego zibifitiye ububasha zikabagira inama kugira ngo musubire mu buzima busanzwe. Rero ibyo bitekerezo nibyo shaka kugira ngo noneho uyu mugabo n'abandi bose baba bafite uwo mutima nabo bagenda babireberaho cyangwa nabyo nabo bijye bibahera isomo.
numara rero no kumva utuyifata iyi nkuru yacu yisangiza abandi nabo batazi KN Radio kugira ngo nabo bayimenye, ubundi amakuru yose bajye baza bayumvire hano, mugomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ejye ukomeza ibane namwe umunsi ku munsi. Amakuru yo ya KN Radio nakagaruka, ciao ciao kandi turabakunda.